mbaye ikaze nanone kuri uyu munsi mwiza Imana yaturemeye. Uyu munsi ni kuwa gatatu, ni umunsi abenshi bagiye mu kazi gushakisha imibereho, ariko ni isaha ya saa sita ni lunch cyangwa nk'ibisanzwe, ni isaha imwe cyangwa se iminota 30 yo kujya imbere y'Imana. Niba uri mu kazi gira aho wihengeka ujya imbere y'Imana, ndagira ngo tuze gusangira ijambo uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanjye. Ariko reka tubanze dusenga Imana nk'ibisanzwe. Ni Evangelist Nathan, turi kumwe na Evangelist Eric, duhawe umugisha uyu munsi kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Kadusenga Imana kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimye nanone kuri uyu munsi ko utwemereye tukaboneka imbere yawe. Mwami, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro. Reka buri muntu wese Mwami uri gukurikirane cyangwa se ukurikiranye aka kanya ahindurirwe ubuzima, yakira ijambo rikiza ubuzima bwe, yakira ijambo ribohora ubuzima bwe. Ndagushimiye Mucunguzi mwiza, reka Mwuka Wera azabane natwe kandi ahagarara natwe. Mwami, ubwo tuvuga ntituvuge nkatwe, ahubwo Uwiteka tukubera igikoresho dukoreshe kugira ngo imitima y'ubwoko bwawe ihinduke. Mu izina rya Yesu Kristo Umucunguzi wacu, amen. Tujye mu ijambo ry'Imana. Imana ibahereze umugisha. Uyu munsi turaza gusoma mu gitabo cya Zaburi ya 46, dusome imirongo 4, wa mbere n'uwa kabiri n'uwa kane, nyuma twumve icyo Imana ivugana natwe. Imana ibahereze umugisha. Umurongo wa mbere uravuze ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka. Ndanezerewe cyane. Imana niyo buhungiro bwacu, ni umufasha utajya kuboneka mu makuba. Iyi ni Zaburi Dawudi yavuze amaze gutsinda Goliath, avuye mu ishyamba atarazwi, nta gaciro yari afite, yari yarasizwe mu ishyamba, baramwirukanye, umuryango wabo nta n'umuntu umutekerezaho. Ariko Uwiteka abana nawe, igihe kiragera araza ajya kugemurira bene se. Ageze yasanga ngo Umufilisitiya bamereye nabi, yabashyize mu myobo. Arahaguruka ahagarara imbere yabo, atsinda Umufilisitiya. Arangije aravuga ati Imana niyo buhungiro bwacu kandi n'imbaraga zacu. Yari amaze kubona ko atari imbaraga ze zibikoze, Imana niyo mbaraga zacu. Ibyo ukora byose ndagira ngo mwibutse ko Imana niyo mbaraga zawe. Uwiteka yagukuyeho amaboko, ntacyo washobora. Uwiteka ataguhaye umugisha, ntabwo wacuruza ngo byunguke. Uwiteka atahagaranya nawe, ntabwo urwo rwego rwamara kabiri. Uwiteka niwe buhungiro bwacu. Zaburi 91 iravuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azaba mu gicucu cy'ishobora byose. Ndagira ngo nongere mwibutse aya manywa, wongere kwibuka ko Uwiteka ariwe buhungiro bwacu. Ibyo unyuramo, ibyo uhura nabyo, reka kwita ku miryango, reka kwita ku nshuti, reka kwita ku mashuri, ibyo nta gaciro bifite. Ni byiza kubigira, ariko Uwiteka niwe buhungiro bwacu, niwe utuneshereza, niwe udutsindishiriza, niwe uturwanira, niwe utumenyera iby'ejo hazaza, niwe uduhishurira, niwe utwereka inzira tugomba kunyuramo. Ni ubuhungiro bwacu, ni igihome kidukingira mu byago no mu makuba. Ese wapfushije umuntu, ese bakwirukanye mu nzu, ese ufite inzara, ibyo urimo kunyuramo byose, Uwiteka niwe buhungiro bwacu. Wicika intege, wigira ubwoba, komerera ku Uwiteka, shika mu mwizere. Iyi ni isaha yo gusenga. Ntabwo mbashaka kugira ngo dutinde mu ijambo cyane, mbashaka kugira ngo tuze gusenga cyane, ariko Uwiteka niwe buhungiro bwacu. Nubwo imiraba yaba myinshi, nubwo twahura n'ibitugerageza, Dawidi yaravuze ngo nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka. Ndagira ngo mwibutse muri iyi minsi siko yamaze guhinduka. Ibyo byariho kera ntabwo ari byo bikiriho. Abagabo babaye abagore, abagore babaye abagabo, ibintu byarivanze, abana barimo kwicwa n'ibiyobyabwenge, isi yari intambara hirya no hino, inzara hirya no hino, abantu byarabayobeye. Ariko ndagira ngo mwibutse ko Uwiteka ariwe buhungiro bwacu, naho isi yahinduka, naho amazi yakwihinduriza, ntabwo tuzigira dutinya, ntabwo tuzagira ubwoba. Dufite umwami ukomeye, dufite ingabo ikomeye, dufite umucunguzi mwiza. Komera, shikama, mwizere, mwiringire, ntabwo uzigera ukorwa n'isoni. Murakoze, reka dusenga Imana. Imana ibahereze umugisha kandi Imana ibagire neza kuri uyu munsi. Data, ndagushimiye kuri ubwoko bwa Mwami bukurikiranye aya masaha, n'undi wese uri bukurikiranye, muhereze umugisha. Mwibutse ko ari ubuhungiro bwe, ibyo anyuramo byose, ibyo akura nabyo byose. Mwami, ndasenze aya manywa kugira ngo wongere kumwibutsa, musure mu bicuku bya nijoro, musure ku manywa, musure Mwami igihe icyo ari cyo cyose. Mwami, mugenderera ahari, umubwire, umwibutse, yibuke Zaburi n'ibihimbano by'umwuka muri we. Abatatiriye bavuye mu byizerwa bagaruka imbere yawe. Mwami, ijambo ryawe rirambwira ngo uko wakunze abari mu isi cyane. Mwami, bisobanuye ko wadukunze cyane, bituma utanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Mwami, ndasenza aya manywa Mwami kugira ngo amaraso wamennye ku musaraba, umwana wawe yamennye ku musaraba, reka agire agaciro, reka bongere
kugaruka mu musaraba wawe, reka bongere kuza mwami, reka bongere kugarukira mwami imbaraga zawe. Ngo umwana w'ikirara aragenda ibyo yari afite byose umubyeyi yamuhaye arabyangiza, ariko arangije yisubiraho mu mutima aza gushaka ubwami bwawe mwami, aza gusaba simbabazi. Ndasenze ngo buri muntu wese wasubiye inyuma, wacitse intege, uhura n'ibimugora mwami, musubizemo imbaraga, muhereze amaboko, mutsindishirize, muhuze n'umuntu mukura ahari akamushyira ahandi kugira ngo yongere kumushyira mu busani bwa, basobanukiwe ko ari bwo buhungiro, ari wo buhungiro bwacu, ari we mbaraga zacu. Ndagushimiye mwami, hereza umugisha buri muntu wese mugenderera, hari mu kazi, haba uri muri ofisi, haba uri mu modoka, haba uri mu rugo rwe, haba uri ahantu ariho hose mwami. Abahuye n'ibyago bakomereze amaboko, mwami abahuye n'ibibaca intege mwami basubizemo imbaraga. Buri muntu wese ahari mu cyiciro cyarimo mwami, abari mu nzu z'imbohe, abari hehe hose mwami, batereje cyamunara, abashyize mwami, ni wowe buhungiro bwacu. Gendera buri muntu wese. Ndagushimiye Kristo, nguhaye icyubahiro. Hereza buri muntu wese umugisha kandi muhereze imbaraga kugira ngo arusheho gusobanukirwa no kumenya ko ari wowe buhungiro bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Imana ibahereze umugisha. Shalom shalom.